sinobura ico mvuga nje nari ntekereje muri uyu mwanya gusaba bimbwiye ndavuga ngo reka mwitenteze irya ntiyagendaga kubwiwe yagendaga kubwisezerano ubwo yatoraga inzira y'umusaraba mbere kwari kugira ngo asohoze iby'isezerano mbere atarayitora yimvaga mu ikirego nubwo yari ikiremwa yageze agaragaza kugeza ikirenga aho Yesu yagejeje ikirenge nubwo akomeza kwiringira iby'urwo rugendo isezerano ry'Imana riratinda ariko ntirihera nubwo rizatuzira nko muravyo mutone namwe ukuntu Imana yari yaramurobanuye mu murara w'abasegege yame mutora kiri mu mura wa nyina imushiriraho murage kuko azayibera umuragwa ntiyabitwara umurindi birindiriza umunsi yaje kumusarura yari intora itazaga igendera mu giti cyane cyane kabuyo yumvaga kidafite intego yari yaragize ibitekerezo by'iterambere akiri muri yaje bitamba mbuga yari umutapa wari waragizwe umutama n'umutoni byo yagaza akomeza kabiririmba mu bitaramo by'abayumbe mwamumpera amashi reka nsoze mbabwira kuko yari umutambyi w'Uwiteka wari warahagaze ku matorero havuga ubutumwa bwiza ntiyigeze ajijinganya mu zinjiri yahagaze ku majimba havuga amajambo Imana yemera kumurinda amaja n'amasa ndahumuriza umuryango wiwe n'abasizwe ngo ni muhumure imibari yacu twese no kuzamusanga aho ni muri bwa butabera bw'intebe nziza bugize igihe butegurwa hasigaye wowe ugira ituze witunganye uzoza tunguye aho tunganye niyo azatungukira arakaza twegamirane kuntuga intumuzi ibyo yatwabize tukiri muri iyi si tuyibwire ngo nagasagura igisesekare tuyisige dutaye kuko tutarabaye dusange bakabuye n'izindi ntwari zose zatubanjirije Imana ibampera umugisha